ukibivuga gato ko twagushimusa naje nkushima utangiye nzazana no nkwica ikintu ngiye gukora ni kimwe asanga ari we mubaho ndashaka kukurekura reba uwo mujinya ntacyo wakora icyo nkubwira ni kimwe ndashaka kukurekura urumva ariko nkajya mu rugo ujye iwanyu bana kundekura n'ubundi ndekura buri ufite amagambo menshi ndashaka kumva ibyo umuntu akubwira ndumva narushye reba mvuye kuri wa murima wanjye sanga ntabwo urawuhinga sanga nta kintu wawukoreye uriya rero reka nkubwire kaduhagare tuganire gake ariko nawe rero nubwo ariko ubu ngubu ntakikiza kandi dufitanye ibibazo ariko se twabikemuye erega kamajwe gufatwa utazajya nzongera kuguhingira shaka ngaho nsubiza yanjye n'undi se ko nasanze utarahahinze kuba karafashwe Imana ishimwe Imana yakugiriye neza ubuzima burahinduka sibyo nkuko buriya mu muhanda nta ntebe zirimo twakabaye twicara tukanaganira niba n'agafanta tukagatumiza tukagasumira ariko ntacyo ahubwo se twagiye ukanjyana kuri ka kabari ukangurirayo agafanta base noneho bambonanye na mutwara siba ariko ntacyo ubundi se urabona se ntwaye iki wumva se erega wamaze kugafata nubwo kera wari umeze nabi inzara yari igiye kwica ariko warankubaga mu murima we turekoresha gusa si yirukanka bose ntabwo ducika watojwe iki ntacyo bintu bisaba mugani nawe nibeshye meze neza se njye ndi kubona ahangaha ari naho ameze neza kurenza uko yari ameze mbere ako kuki uri umutindi mu mutima wawe ntabwo ndi umutindi ahubwo ndi umutindi undi se mutanire njye nande mbona uyu mukobwa atajya afata isoni ndebera ubu iyi minsi umaze hano ntabwo arafata isomo mundaza hanze ku gasozi akasora hanze njye ndi hehe nari ndi he njyewe ubu rero azi ngo wandindaga ngo uncunga uba wamfunga ntabwo wangaburiye rimwe hariya tuzajyayo ariko nakubajije ikibazo kimwe numva ntabwo urimo kubyakira neza kandi ni ikibazo gikomeye warakize n'ibyo Imana yakugiriye neza naguhinduriye amateka ntizi ubu uyu mupira ni indangamuntu nibura wazagakuyemo ukagahereza umukene mugenzi wawe wasize inyuma hanyuma ukambara neza nk'abantu bahinduriwe amateka nta makuru ufite uzi ko aka gapira ariko nahereyeho nkiva mu butindi uragira ngo nzagakure uretse cya gihe nagusangaga mu murima wanjye ukambaye buriya wari uvuye mu butindi cyangwa wari ukiri mu butindi yewe ndiwo bita umukungujumba uzabona naravuye muri uriya rutoki ukagira ngo ubundi imipira yanjye nzayikura yewe utazi urubanda we komera rero amazina narayahimba umva se ngaho mbwira ukuntu byagenze kwa wa mugore wawe numvishe njya numva gutya mu majwi mu bantu shahora n'icyo uriya mugore se uriya mugore rero ubwo byumva mu majwi gusa ariko nta makuru ufite nta makuru mfite neza nayabwirwa n'iki ko ngenda mpura nabyo mu nzira nkabyumva mu nama abaturage barimo bajujura uriya mugore mu minsi yashize mperutse kuvugana nawe ngo ngiye kuzafata icyemezo nkurega nawe ntuzagendure ntabwo ntabyo arakubwira ntabyo nzi kandi ndimo kukubaza amakuru naho mbiheruke none se koko wamufashe ku ngufu mbwira nk'inshuti yanyu nyine ntuzi uri umuntu w'umuyobozi ndanabubaha rwose ndabemera sibyo gufata ku ngufu usibye wenda nuko ninywereye agacupa ariko mu by'ukuri wafata umuntu ku ngufu nawe ubwo yageze aharemera nyine ariko reka nkugire inama nk'umuyobozi ikosa wakoze nibura mwese mwari bakuru yego wari wanyweye agacupa ariko kumwoshyushya gahoro ukamutereta ikibazo ni kimwe
ariko utamufashe ku ngufu. uriya mugore ni umunyamafaranga uramuzi, kandi kugira ngo abanyamafaranga bavugane nanjye urabizi rubanda rugufi hariya biragoye. Naramwegereye ndamuganiriza ngo narimo kumpirika hino, nabizi umuntu winywera agacupa aba yifitiye imbaraga, ndavuga ntari kurundi ubu ngubu iki kigore nabwo dusangira, ubundi umuntu w'umugabo arya amandazi. Ibaze icyubahiro nagwaye cyo gusangira nanjye. Ndabona mwawe mumaze kumenyana da. Shaka ifiriti, washaka ifiriti? Uzi iki igikurikiye? Urakizi? Ugiye kukimbwira, nze ndakimenya gute kandi utakimbwiye? Ufite agasuzuguro ushaka. Aka kanya nta nubwo uri kumva ko ubohotse umeze neza wishimye. Ibyo ngibyo ndabikora. Nta bikoresho ukirya mu maso, nta bitutsi cyumva, uri kumva ari twe babi. Base mugiye kundeka nsubire mu rugo. Ahubwo se wagushakira kandi kubona uturusha amagambo ukanga kumva ibyo umuntu akubwira, wakongera akakuzika akakurekera. Iyo amaboko adafite ikintu kiriho ntabwo uba wumva ko uri mu bwigenge. Ahubwo ari ikintu ushaka ko njye nawe twumvikana. Iki mbwira nande nacyo kingenza hano. Yabizi ko ubwo nerukano twaganiriye, sibyo? Mubwira ko ngiye mwifuriza icyiza nubwo utabushaka kubyumva. Turi kumvikana? Turi kujyana. Ikintu nshaka kumfasha gushamamara mu butabera. Akaryozwa ibyo byose yagukoreye. Ubu isa ninde uzamufunga cyangwa wowe nanjye mwere ko ndi wese itakubyo nkubwiye, iyo ngiye ureke kurwana nawe, sibyo? Kinambonye kikaba cyari cyanamenye, ndavuga nti rero yazansuzugura. Ntawanireka mbikoreshe n'imbaraga kugira ngo anyibonere ubusa ko nashatse kumufata, noneho bikanga nshyiraho akabaraga kubera arumva nari nahuye n'agacupa nkeko bita umutego. Reka nkubwire rero utazi rubanda, nubwo ndi inshuti yawe ntabwo nzagushyigikira mu mafuti wakoze. Nzajya kureba mama Kariza, nimara kumureba urumva ufite tujya kugufunga kuko uzaba warakoze amakosa n'icyaha gikomeye. Hakubereka mu tuje turimo duseka, turimo gukina. Reka nta bintu byo guseka, nta bintu byo guseka, ibintu iyo byajemo ubuyobozi rero, ibintu byo gufunguriza biba byahindutse. Tuzagufunga ninsanga koko waramufashe ku ngufu, ntago na wijyawe nabyizera. Nzabanza ngende numve mama Kariza, nimara kumwumva kankwereke gahunda iri gereza wowe ari ahantu uzamvuganira. Reka ntago nakuvuganira, ibyo ngiye kukuvuganira nabambaye umufatanyacyaha. Ntago ubona imbaraga z'amafaranga nsigaye mfite. Ne ushaka uba ufite izamabuye n'intoki wazamvuganira, ubu nawe uzambambisha, kandi twari turimo duseka tuvuga ukuntu reka nkubwire niba utabishaka, reka ngembe nigendere, nimara kugenda ubwo uzasigara uri kunca. Reka nigendere njye kureba mama Kariza, n'ubundi nari nkeneye, hari ibyo nari nkeneye kuvugana nawe, ubwo ngubwo uzanshaka. None reka kiriya kibazo uzareba ukuntu uzajya ukinyuza hejuru gake gake kugira ngo n'ibihano nibizamo babyoroshye. Nzaba mbaye umufatanyacyaha nawe, reka nigendere nkwihorere ugume mu mafuti yawe, sha utazi rubanda we. Abayobozi se ndabayobera ubwo ngubwo bondi se bazangiraho. Ikintu ngiye gukora ni kimwe, asanga ari we mubaho. Ndashaka kukurekura. Reba uwo mujinya ntacyo wakora. Icyo nkubwira ni kimwe, ndashaka kukurekura, urumva? Ariko nkajya mu rugo ujye iwanjye. Bana kundekura, n'ubundi ndekura buri ufite amagambo menshi, ndashaka kumva ibyo umuntu akubwira.
kondisiyo nshaka kuguha ni iyi ngiyi. Mu gihe cyo gutaha ugiye iwanyu, sinshaka kuvuga abagize gute, bamfashe abagushimusa. Iyi gahunda turimo ni iyacu kandi ntugire ubwoba. ukibivuga gato ko twagushimusa naje nkushima kandi nzazana no nkwica. Iyo ni gasopo uhawe. Uyu mukanga Abagore cyane. mugira Icyo amagambo. nshaka ni kimwe, nahangana njye nawe turimo. nose Chris arabizi ko mwanzanye hano. Mubwiye ngo iki, nta muntu iwanyu nshaka ko amenya uwagufashe agushimuta. nose barambaza ko mvuye ndavuga Wowe uvuge ko ubonye urekurwa utazi uwagufashe utamubonye mu maso, setu ibyo birahagije. hano se bahita ngo iki. Shaka ko Umukobwa ko mbona afite amagambo menshi. turi mu gihugu. Icyo nkubwiye njye nitwa Jackson, ntiwabibonye? Ntunzi? Ibintu nkubwiye ndashaka ko ugenda ukabikurikiza. Icyo tugiye gukora hano kukuzamukana tukakwereka inzira. Ntabwo uri kure y'iwanyu ariko, ni uko hano hantu utari usanzwe uhazi. Ugenda ariko ugire gutya, gira gutya wongere nawe ubikore, ubundi bizakurikira uzishima. Niki yambwiye ngo ari kuvunika Ari kuvunika kuvunika n'imirimo. Urabisetse. ubusagura cyangwa gituma avunika? Koropa, gufura, guteka, koza ibyombo, koza amadirishya, mbese amasuku yose. Urumva ko iyo ikintu cyose gikwiye kureba Niki muri uru rugo. Kitamureba? Ko kirimo None reka mubwire bari ikintu kigomba ibintu byose byareba Niki, byose erega buriya reka mubwire kire. Imirimo yo mu rugo biravuna kandi ntabwo igaragara. ntushaka agenda ajya kubona mu byumba. Ushobora kutona mu byombo ariko ugakoropa. Uzi ko kugira ngo bikore twashaka umukozi ukagenza. Ibaza ariko none ni mu byumba ndi bubu. Ariko kirere kamanze nkubaza. Turashaka umukozi. Hano twafite uruhinja. Oya. Ngiba ibaze ngo byo gukoropa byo kugira gute. None se kirere kamanze ngiye nkubaza ikibazo. Ubu wibana muri ghetto cyangwa abasore bangana nkayo baba muri ghetto. Baba ahantu hadakorobye. Kisi naba niba. Nese hano hafite umugore. Ndiri kuza se. Ni karibu ntabwo hakinze. Injira.